Iyo nibutse urukundo rwawe Yesu, ibuka aho wankuye, nkenera kukuririmba. Watugeze abana b'Imana, twarabo kurimbuka, turi abana b'Imana, turashima Imana. Yesu mwiza, reka ngutake, utakire abatakuzi, bajukire kumenya uko uri, uzaba ari umwami mu bami bose, ibihe byose iteka ryose. Yesu ndeba nkanezerwa, Yesu numva nkagira ijambo, Yesu ngutaka ukuri nkanezerwa, uri ndasumwa muri byose, uganje byose mu byo dushaka. Reka nkuvuge imyato ngutaka ukuri, uri ndatwa Yesu, reka ngutake, utake cyane ngushime Yesu. Yesu koko wawe ufite dufite byose, duhazwa na Yesu mu kwizera shenge. Kera nkiri muto ngitoba kondo, numvaga bakuvuga neza ngakenga rwose, nkagira nuko byo kwabizera, bakabizuza ibyo batazi, ko bakuvuga niko nagusanze Yesu. Maze gukora ndabishimye, menya agaciro kawe ndakurata, reka ngusigire umuvugo ukwiye, utake cyane ko ni rwose Yesu koko abakwiyambaje ntibakorwa n'isoni shenge. Nari ndi mu bibazo ni mu gahinda, ntafite ntabara umara agahinda, urambwira uti yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze Yesu abaruhure shenge. Ubwo naje niruka ntera intambwe, uteye intambwe 99, uza unsanga ufata ngo ngubwo nduhura ibyaha mara agahinda. Narebye hose ku isi hose, ariko sinigeze mbona rwose wakwiyambaje umutera umugongo, uramusanga ukamuhura shenge. Yesu koko abakwiyambaje ntibakorwa n'isoni shenge. Aburahamu umva wakundaga Imana, na Dawidi mwumva watambiraga Imana, n'abandi benshi bizeraga Imana, yabahaye ibyo bashaka ibaha ubugingo, izaduha natwe tuyizere shenge. Mu gusenga cyane barakataza, mu kubaha Imana bafatiye kare, mu kwanga icyaha bacyanga urunuka, none babanyijuru n'ibindi, tugere ikirenge mu cyabo tunezerwe. Bakuru banjye, barumuna banjye, bashiki banjye, bene dawe, mwe dusangiye umucunguzi Yesu, nimufashe umucime tumuvuge imyato, abataramumenya bamumenya baruhure nkatwe shenge. Dusabiye duhanze duhe urukundo, dukundane twese twubaha Imana, ireme ryo gusenga riganze iwacu, dukurire muri Yesu aduhe kunesha. Bakristo beza ngabo z'umwami, nitwitabire urugamba rw'inkundura, dukubite Satani ingabo ze zose, Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo, utwamaje ubutumwa bwiza. Abakristo twese dufite umugambi ko tutazigera duteba rwose umwasi Satani akidegembya, kuko Yesu yaduhaye intwaro z'umwuka, tuzahora tumunesha mu kwizera. Mana turagupfukamiye, turagushima cyane. Abari n'abategarugori bakuvugiriza impundu, abagabo n'abasaza bakuvuga imyato, natwe abo wimanye kuri wa munsi urupfu rutwegereye, turagupfukamiye, turagushima cyane. Nanjye nzajya nkora ndirimba urukundo rwawe ngira nti: Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho nta n'ubundi kwari, kuba mwiringiye aracyahari Yesu, nimugume muri we ahora ari seriye. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho nta n'ubundi kwari, kuba mwiringiye aracyahari Yesu, nimugume muri we ahora ari seriye.